Nsengimana Rukundo Christian abenshi bazi nka Chrisizi aka kanya ari mu gahinda ko gupfusha umubyeyi we. Mu bwana bwe avuga yuko yaba yarakunze ifiriti ndetse agakunda n'ikintu bita amandazi, ariko kuri ubu ngubu ngo nagagikunda amandazi, ariko ubu ngubu asigaye akunda ifiriti cyane bikabije. Uyu muhanzi akaba yaravuye mu gukora indirimbo ya hip hop akajya mu ndirimbo zisanzwe. Uyu muhanzi kuva kera yakundaga mama we. Ahangaha tugiye kuganira ibyo yakundaga. Ese wowe umuzi hiki Chrisizi? Muzi hiki? Yakundaga iki? Yangaga iki? Nibi tugiye kuganira. Ese mama we yapfuye ryari? Yazize iki? Nibi tugiye kuganira. We nta kintu usabwa no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose, kandi ukande like na share ndetse na comment kugira ngo tuze kubana mu biganiro byanjye byose, kandi uze kureba video yanjye yose irangire uri buze gusobanukirwa byinshi kuri Chrisizi ndetse na mama we mu bwana bwe ndetse n'ahangaha ageze akaganya. Ngira indirimbo yanjye nakoze bwa mbere ndi kurapa izina ryawe ni buryibuka n'ubisanga uyibuka unayindirimbira. Ndi mu ishyamba, ndi mu rugamba, ndimo ndashaka kwambika ikamba, ndimo ndashaka kwimara icyaka maranye imyaka cyangwa ndimo ndashaka kwiyubaka nkora amateka ya muzika. Ndagira ngo nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Ngewe turi kumwe kuri izi mikoro banyita Joshua. Ndagira ngo ngire akantu nakubwira kuri Chrisizi, ndagira ngo ugire ikintu wamumenyaho icyo akunda. Nkuko nari nabigarutseho, Chrisizi akunda ifiriti ndetse n'amandazi, ariko gusa umubyeyi we yatuganirije yuko yanga guteka rwose, ngo nagajya agera mu gikoni ikintu cyo guteka ngo nagakizi. Ariko gusa Chrisizi yagiye atuganiza yuko atubwira yuko akunda umubyeyi we kurusha abandi bose, ariko gusa kubyo ku kababaro kenshi cyane umubyeyi we yaje kwitaba Imana. Umubyeyi rero wa Chrisizi yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 13 Kamena 2025, nk'uko Junior Giti usanzwe areberera inyungu z'uyu muhanzi, nyina wa Chrisizi yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Kamena 2025. Ibi ni Junior Giti wabitangaje, abitangaza ku mbuga nkoranyambaga ze. Junior Giti yagize ati yari amaze iminsi arwaye, yewe na ninjoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza mu gitondo, kandi akaba ari buze gutaha, akaba bari buze kumusezerera nyine kuri biriya bitaro yararwariyeho. Ariko twatunguwe nuko twumvise inkuru y'akababaro mu gitondo ivuga yuko mama we yaba yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo Chrisizi yatangiye kugaragara ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube baganira ku bintu bitandukanye, by'umwihariko bakaganira ku bijyanye no mu buzima bwabo bwite ndetse n'ubw'uyu muhanzi na mama we. Uyu mubyeyi wari uherutse guhishura ko yihebeye indirimbo Inana y'umuhungu we yahimiye, kandi ndetse iyi ndirimbo Inana niyo yazamuye umuhungu we Chrisizi, kandi avuga yuko yagize amahirwe yo kubona inzozi ze, abona umuhungu we atera imbere ndetse akaba n'icyamamare mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mu kiganiro baherutse gushyira hanze, uyu mubyeyi yabwiye Chrisizi ko urwibutso amufiteho kuva mu bwana ari umunsi yavutseho, kuko uwo munsi rwose ngo uratangaje cyane, kandi ndetse ngo Chrisizi yavutse ananiwe cyane. Ati wavukanye inzara ikabije bituma muganga akujyana mu mashini zita ku bana, nubwo wari ufite inzara wavukanye amahane wanga kukajyamo, bituma muganga avuga ko nubwo wavukanye inzara ariko wavukanye imbaraga. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko iteka iyo abonye umuhungu we amubonamo indwanyi yo mu buzima, bikamwibutsa intambara yarwanye akivuka. Nyine uyu nguyu Chrisizi yavukanye imbaraga nke cyane, biza gutuma rero bamujyana muri bya byuma bituma nyine abana bahumeka neza. Ariko nguyu
uyu mubyeyi bamubwiye yuko nubwo umwana we yavukanye inzara ariko Chris we ubwe yifitemo imbaraga we mindani. Ubwo rero muri uko gukura uyu mwana yafataga ibikinisho bitandukanye akabyitiranya n'ibikinisho by'umuziki, akabyitiranya n'ibikoresho by'umuziki, agafata buri kintu cyose akacyita mikoro cyangwa gitari akaririmba, arabyishimira cyane. Ariko aza kuzamuka atangira gakeya nta n'umuntu umuzi, atangira kuri hip hop, ahimba nk'indirimbo ebyiri za hip hop. Birangije hashize igihe aza kubona umuntu umufasha ari we Junior Giti, umureberera nyine inyungu ze, aza kumufasha atangira gukora indirimbo zigiye zitandukanye, ava muri hip hop aza mu ndirimbo zisanzwe. Ubu ngubu rero akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane, ariko gusa ari mu gahinda ko gupfusha umubyeyi we yari asigaranye ari we mama we. Aka kanya rero akaba ari uko bimeze. Ndagira ngo nshimire wowe tumaze kubana mu kino kiganiro, nge mwari muri kumwe kuri mikoro banyitaga Joshua. Ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe, ndagira ngo uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose bitandukanye. Ndagira ngo tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.